Nyine bariho bamwe n'abapastori abandi n'abarimu abandi n'abadiyakoni turizera kuko niho narimvuze ngo yatangije umurimo mwiza n'ubundi zawukurikirana kuko yavuze ngo itorero ryanjye nzandibaka ku rutare imiryango y'ikuzimu ntabwo izaritsinda iyo miryango y'ikuzimu nirari ry'amaso nirari ry'umubiri no kwibona ku by'ubugingo izo zose ntizizarimara hari umukozi ushobora kugenda nabi akava mu nshingano ze abo nabo barahari ariko nanone abahamagawe bafite umuhamagaro kandi bemera kumvira Imana ikabayobora bazakomeza bahagarare neza bazakomeza bahagarare neza nubwo hazaba impamvu nyinshi ziguma kubakurura mu isi ariko kino gihe nko mu itorero ryacu urabona igihe cyarageze nyine abasasa bose batwigizayo kera kose nubwo bajyaga muri pansiyo ariko itorero ryarakomezaga rikabakurikirana itorero rikazaribagina rikavuga turiya musaza arashaje ariko afite abana yakoreye Imana nuko rikabagumisha ariko iki gihe gaco ntigihe nyine cyo kwirebaho cyo kwihugiraho baravuze bati nuko nimwigira hariya nuko nyine baragusezerera iwacu ni mu ijuru niyo dutegereje umukiza ko azagira gute ko azava niwe mwami wacu Yesu Kristo uzaza guhindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu akeshushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kubera kuko ifite imbaraga zimubasha kugira gute kwigandurira byose. Ijambo rya gatatu abantu bagiye bakura twebwe twararahiraga kuko nta gihembo ariko none gihe kuko ico gihe abantu bari bakiri bato mwari mwarayobye mwebwe abantu bari bakiri bato ntaco bagira basa n'abakira abana bagifatwa ijosi iyo umwana ukimurera ntumutezeho byinshi ariko iyo amaze gukura amaze gukomera uravuga uti umwana genda uje hariya utema ibigori genda hariya utoragura inkwi umwana akabikora rero icyaba kibi n'umwungeri wakora ari byatumbiriye uwo nguwo ntangororana bafasha abasaza baratujugunya ubwabyo kubajugunya ubwabyo ari akantu kangishe mu bwonko bwanyu siko byari bikwiriye murabizi muzi uburenganzira bwanyu hari ukuntu bagafashe babasaza uko mbyumva uko mwabyifuzaga bakagunya bakita kuri babana banyu ariko utwo tundi twuje two muri mwisanduku bwiteganyirize tukaza tubasazisha neza ariko itoro mwakora hari icyo mubona impamvu ze ngo baratujugunya hari ikintu byangije ese uyu munsi iyo murebe Yesu mu gihe yabambwaga baramukubise rero duhere kuri Stefano baramukubise bamutera amabuye ariko mu isengesho yasengera bati Imana barire kuko batazi icyo bakora natwe icyo twasenga no kubasabira umugisha tubwira ngo Imana ukomeze ubahe imbaraga ubabarire kuko batazi icyo bakora umugisha uvuye ku mutima mushumba niko tubasabira ijambo ry'Imana kandi bakunze b'Umusaraba TV mwese ndabasuje kandi baramukije mu bice bitandukanye muherereyemo hafi na kure amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwabyo bari muri Amerika turabasuhuje Aziya Burayi Afurika dutuyemo mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nizeye ko muherereye hose rero muri amahoro kandi mushima Imana nubwo intambara n'ibigeragezo bitabura ku muntu wese ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kizayibuza kubaho icyakora cyo ubiza nawe azabona ishyano ihangane mu rugamba uri kurwana mu bigeragezo uri guhura nabyo n'abatubanjije bahuraga nabyo ariko kandi bakihangana bagahamya Imana yabo mu byo uri kurwana nabyo mu byo uri guhura nabyo haranira guhamya Imana wamenye kandi uharanire guhesha Imana icyubahiro muri ibyo ngibyo icyo nzi cyo ntashidikanya nuko uzavamo umeze neza kandi uzavamo umeze nk'izahabu yacuriwe mu ruganda Imana iguha umugisha rero kandi Imana ikwishimiye turi kumwe n'umushumba umubyeyi wacu tugiriwe umugisha n'Imana yo kongera kubona nawe tushimiye Imana reka tutangire tumuha rero ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nubwo tumusanze ahari ariko tumuhaye ikaze ku Musaraba TV mushumba turasuje mu izina rya Yesu murakoze kunakira
dushima Imana muri no mugoroba kuko Imana ikomeje kutugirira neza yego kandi Imana ikomeje kuturinda mu kuba turiho ntacyo tuba twatanze kugira ngo tubeho utegereje nk'amaradiyo n'ibivugwa hanze ubona hari benshi baba barangije urugendo ariko twebwe nimba turiho kubw'ubuntu bw'Imana ku mpamvu z'ibyo Imana ikwiye gushima yego cya kabiri nshima Imana muri no mugoroba ko twongeye kubonera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ushize twaganiriye ku cyigisho cyo kugaruka kwa Yesu twavuze kuko inyigisho zo kugaruka kwa Yesu bwa kabiri ni inyigisho zifite umwanya munini muri Bibiliya ziboneka inshuro 318 mu bice 260 bigize ibitabo by'isezerano bishya yego mushumba ariko utarakomeza mbere yuko winjira muri gahunda yego hari umuntu uri mu turimo kandi tudushaka yuko n'abadacikanwa akaza agakurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyane cyane ko tugize umugisha tukaganira n'umuntu ukuze mu buryo bw'umubiri kandi ukuze n'ibintu bya Kristo abafite ibintu bizima ntago yakageza bituburano abagifite ibintu by'umwimerere tudushaka ko kwicira ku gatebe twese tukumva ijambo ry'Imana mushumba mbere ko twinjira mu kiganiro ariko ndagira ngo usaba manze wibwire abaduteza amatwi ushize warivuze mu kiganiro twaganiye ariko ushaka gusanga hari umuntu mushyashya ninde tugiye kuganira murakoze kumva ikaze muri kino kiganiro amazina yanjye nitwa Pastor Mitabu Jonas Ngenda mu mucyo ndi umusaza ufite imyaka 75 cyongeye ndi mu kiruhuko cy'izabukuru sengera mu itorero rya ADPR paroisse ya Gasave itorero ry'abasinda aho niho nkorera umurimo w'Imana yego Imana iguha umugisha twishimiye kubana nawe uyu munsi uri umusaza ugeze imyaka 75 kandi dukurikiye amakuru watubwiye ubushize umaze imyaka 60 uri mu gakiza niribanga wakoresheje rigukomeje kugeza uyu munsi kuko nyine ubivuze ushize nawe ugiye kuko nakiriye agakiza muri 63 mpitamba umukozi w'Imana umuvuga butumwa bw'ubushake twabaga muri groupe y'abanyamasengesho yitwa Abayumbe ubwo nkomerezaho rero nyuma yaho nagiye nzamuka mu nzego mba mu diakoni mba mwarimu mu pastori muri 87 nibwo nabanye inshingano zo gukuru bw'itorero ntarindi ibanga no gutitiriza kuri Yesu no gukomeza kuri Yesu ntarindi ibanga ribaho iyo umuntu amaze kwizera Yesu ugakomerera muri Yesu kwakira imbaraga z'Umwuka Wera zirakomeza zikakuyobora zikaguha imbaraga zikaguteza imbere ukagitera intambwe mbese nta rindi ibanga ribaho no kwirinda no gukiranuka no kwegera Imana uravuze ngo nta rindi ibanga ribaho no kwegera Imana uvuga n'akantu uvuga ngo ko kwirinda no kwirinda kuyu munsi umuntu akizwa ejo ukajya kubona ngo yaguye mu cyaha mwe niki cyabaha imbaraga mwazivanye zibarushoboza kwirinda icyaha kugeza uyu munsi nkuko bituguye kuba nta mugayo urakubonekaho izo mbaraga mwazikuraga abo uyu munsi batari kuzibona niho narimvuze nti nta rindi ibanga no kwegera Yesu no kwizera no kwirinda ugakiranuka mu byo ukora ni Imana ishoboza umuntu Bibiliya tubona ngo dushobozwa zose na Kristo duha imbaraga ntabyo umuntu yakwishoboza ntabyo umuntu yakwiha ariko ni Imana igukomereza muri Yesu ikomeyeho udaciye iburyo cyangwa ibumoso niko Imana yabwiye Yosuwa yaramubwiye ngo amategeko nguhaye uzakomeza uyashyira imbere yawe uzuyigisha abana bawe n'abuzukuru bawe ntukayaca iburyo cyangwa ibumoso nibwo uzaherwa mu rugendo rwawe rwose kuri ubwo rero nta rindi banga keretse gutitiriza kuri Yesu no kwemerera Umwuka Wera akakuyobora yego iyo dukurikiye amateka y'ubuzima bwawe kuva ukijijwe twagiye tubiganiraho kenshi kugeza uyu munsi mu bana bawe bamwe ni abapasiteri bafite inshingano mu matorero kandi n'abantu ubona ko bahamye bafite n'ubuhamya buzima uyu munsi ariko ndi kwibaza iyo ubushize twuganira twarebye tureba kuri ya nyubako abasaza barebye bakarera ariko urubyiruko rw'icyo gihe ngo rukishima ngo tunga inzu y'Imana ariko mwebwe mwari buryo yari yubatse n'uburyo mwari muzi ya mbere yari imeze bibatera agahinda bararira barizwa n'iyo nyubako yindi ibonetse uyu munsi iyo murebye icyubakwa gihari uyu munsi umuntu mwaho uri kuvuka uyu munsi mukabana Samuel uhari uyu munsi mufitiye icyizere ko uyu mwana uri gukura uyu munsi azakurira ku birenge bya Samuel akagira uburere nk'ubw'abanyu bagize
ya byose ni umugisha. Afite abana 8, abahungu 3 n'abakobwa 5. Abahungu uko ari 3 ni abavugabutumwa n'abapastori. Kenshi uzusanga abana b'abapastori bagenda nabi hamwe na hamwe, ariko kugira abana bibagera ikirenge ku cy'umubyeyi bakamugendera byose ni umugisha. Ni amahirwe n'umugisha. Umuntu ntiyagira ngo avyirate ngo avuga ngo narabigishije cyane cyangwa hari ikindi nabahaye. Ni umugisha Imana kugenera. Kuri ubwo rero nk'uko wari ubivuze, ni muri ubwo buryo, muri urwo rwego twakomeje kubamo. N'abana nabo tugira umugisha baraguma batwigiraho. Abakobwa nabo bamwe n'abagore b'abapastori, abandi nabo n'abavuga butumwa. Niwo mugisha nagize. Urebye rero nko muri kino gihe agakiza nyine nko kubivuze, Yesu biravuga ngo uko yari arejo n'ubundi ko ari tazahinduka. Nubwo ibihe bigenda bihindagurika bigakura abantu mu byizerwa bigatera abantu gusubira inyuma, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Ko Yesu yari ari n'ubu niko ari. Kandi Bibiliya iravuga ngo yatangije umurimo mwiza muri twe n'ubundi zawukomeza. Ntabwo nubwo ibihe byahinduka tibizakura abantu muri Yesu, tuzakomeza tube muri we, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yatanze umwana wayo izarute kuduhana n'ibindi byose. Tuzaguma tuyinambeyo twizere kuko igikorwa yatangije n'ubundi zagisohoza. Yego, muzaguma muyinambeho. Uyu munsi uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ese abantu bazamukiye ku birenge byanyu bari gukora umurimo w'Imana iyi minsi, mubafitiye icyizere ko uyu mwana azakurira ku birenge byabo akagira uburere bwiza bitewe n'uko bari gukora umurimo w'Imana uyu munsi muri kubibona? Nk'abakuriye ku birenge byacu, ubu nyine bariho bamwe n'abapastori, abandi n'abarimu, abandi n'abadiyakoni. Turizera kuko niho narimvuze ngo yatangije umurimo mwiza n'ubundi zawukurikirana. Kuko yavuze ngo itorero ryanjye nzandibaka ku rutare, imiryango y'ikuzimu ntabwo izaritsinda. Iyo miryango y'ikuzimu ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, no kwibona ku by'ubugingo, ibyo byose ntizizarimaraho. Hari umukozi ushobora kugenda nabi akava mu nshingano ze, abo nabo barahari. Ariko nanone abahamagawe bafite umuhamagaro kandi bemera kumvira Imana ikabayobora, bazakomeza bahagarare neza. Bazakomeza bahagarare neza, nubwo hazaba impamvu nyinshi ziguma kubakurura mu isi, ariko bazakomeza bahagarare ku rutare. Ese mushumba, tudaciye wenda ku ruhande, hari ukuntu mwajyaga mubwira abantu ijambo ry'Imana, mwajyaga mubigisha ijambo ry'Imana, ariko wareba uyu munsi ugasanga ijambo mwatangaga umwimerere waryo uyu munsi hari pirate. Mwigishaga ijambo ry'Imana nk'abantu bazagororerwa n'Imana, nta bihembo mutegereje. Uyu munsi ndi mu nshingano ariko ngamije umushahara ku kwezi. Aba bantu, uriya muntu wakoraga atagamije umushahara wo kwezi, agamije kuzahembwa nijoro, n'uyu muntu uri gukora umurimo w'Imana uyu munsi agamije kureba ko gashahara kazajya kuri konte ku kwezi, abantu urambwira ko bari gukora umurimo w'Imana kimwe? Nono nk'ako kantu nyine kagomba kubaho, kuko Paulo yanditse aravuga ngo udakora ndakarye. Ntawaragira inka ngo areke kunywa amata yazo, ntawahinga umurima ngo areke kurya ku mbuto zawo. Burya abungeri ni abungeri nk'abandi, baragira intama. Izo ntama rero babagaburira ijambo ry'Imana, nabo bakwiye kuba bibatunga. Hwerekera kose no mu Balewi, Imana yari yateye umuryango wa Lewi. Umuryango wa Lewi, umuryango 12 ya bene Yakobo, iwo nta gakondo bahawe. Imana irababwira ngo mwebwe nta gakondo mbahaye, gakondo yanyu ni iyi miryango 11. Iyi miryango rero nizyazihinga umurimo ukera, baze bazana icyacumi. Nimba yoroye inka zabarishwaga inkoni, bakabara nimba afite inka 200, bakarambura inkoni ngo iya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu yazashishya ku ya 10 ni icyacumi, akongera agatangira. Ibyo byari ibihembo by'Abalewi, kuko barabakoze mu nzu y'Imana. No muri iki gihe rero nicyo gituma abakristo batoreba cyane ngo abakozi batitirije guhembwa, ni ngombwa kuko bakwiye gusarura imbuto babibye. Ikindi kandi Petro arandika, dusomye muri Petro wa mbere ibice 4 n'umurongo wa mbere ukagera ku wa 5, yandikiye abakuru b'itorero, aravuga ngo abakuru b'itorero bazaragira umukumbi neza, batawutwaza igitugu, batawutota. Abo ngabo babika ibikamba ry'ubwiza
kuko bazaba baragiye umukumbi neza. Icyabaho kibi ni uko nyine umwungeri atoragira intama urwuri rwiza ngo azishore amazi meza ngo amenye intama yavunitse ayivure ayunge ayikurikirane myenda bikaba ibyaharya gusa ariko nyine ategera intama. Yegereye intama ni ngombwa agomba kunywa amata. Mfite ikibazo ndi guhuza zino nyubako y'uyu munsi n'inyubako ya mbere. Inyubako ya mbere iyo bajyaga mu nshingano barahiriraga yuko bagiye gukorera Imana nta gihembo bagamije, bagiye gukora niyo cyaza ariko kizaza ari nk'ikintu twakwita wenda nka motivasiyo ariko atari igihembo, bagamije gukorera Imana nk'izabahemba. Uyu munsi ari gukorera Imana nk'utegereje umushahara kwezi. Uyu muntu utamuhemba aragumya kuri uyu murimo. Ya nono nguko nyine mbivuze abantu bagiye bakura, twebwe twararahiraga kuko nta gihembo, ariko none igihe kuko icyo gihe abantu bari bakiri bato. Mwari mwarayobye mwebwe? Abantu bari bakiri bato ntacyo bagira, basa n'abakiri abana bagifatwa ijosi. Iyo umwana ukimurera ntumutezeho byinshi, ariko iyo amaze gukura amaze gukomera uravuga uti uyu mwana genda uje hariya utema ibigori, genda hariya utoragura inkwi, umwana akabikora. Rero icyaba kibi ni umwungeri wakora ari byo atumbiriye, uwo nguwo nta ngororano. Kuko dusomye hariya mu rwandiko rwa Bikorinto ba mbere ibice 3 n'umurongo wa mbere, Paulo yaravuze ngo njyewe nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge ndashyiraho urufatiro undi muntu wese agomba kubakaho, kandi urwo rufatiro nta rundi ni Kristo. Ariko aravuga ngo umuntu yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro, nimba yubakisha izahabu cyangwa ibiti, nimba yubakisha izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro, cyangwa se nimba yubakisha ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri. Paulo aravuga ngo umurimo w'umuntu wese uzagira gute, uzapimwa. Umukozi ukora yiringiye ibyo gusa, ariko arubakisha ibiti, ariko arubakisha ibyatsi, ariko arubakisha ibikenyeri, ariko ukora akorana umwete aragira intama neza, ibyo yakora byose azaba yubatse ku rutare, azaba yubatse ku mbese ukorana urukundo. Kuvuga ngo izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro ni umuntu umurimo akora awukorana urukundo, atawukorana no kuvuga ngo reka mpabwe mpembwe, atawukorera kuvuga ngo n'ijisho rya pasitori, atawukorera kuvuga ngo pasitori yatangaje ngo dutange ibi, awukorana urukundo. Iyo mirimo ukorana urukundo niyo izoca mu muriro ikokoka. Ariko imirimo ikorerwa kuvuga ngo nshimwe n'abantu, mbonwe n'abantu, mpembwe, iyo ngiyo izasha. Nagize umugisha wo kubona indahiro mwarahiraga, hari icyo mwarahawe mukavuga ati nzubaha abambanjije mu murimo. Iyo ndahiro mwarayirahiraga. Hari akantu uvuze mu kanya ngo twebwe tukiri hariya werekana ko ubushobozi bwari bukeya, ariko kandi ubwo buke mwarakoze. Ese uyu munsi ko mu byo mwubatse byabyaye ubushobozi, abahari bari kwibuka isoko ya bya bindi barimo uyu munsi ko ubushobozi bwabonetse? Niho mvuze nti ubikora asa n'ubwo n'umwe ari byo atumbiriye gusa, nta gihembo azabona mu ijuru. Ariko ubukora akabona icyo gihembo, ariko akora inshingano ze neza, ngo azabona ingororano. Uyu munsi ibyo mwakoreze uyu munsi ko mwihanganye mugakora umurimo w'Imana muri izo kondisiyo zitari zoroshye, nta bihembo bitewe nuko nta bushobozi bwari bihari, uyu munsi nkawe uri mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ufite ibintu wubatse, kandi uyu munsi hari umusaruro, warihanganye. Ese kuri uwo musaruro nk'umuntu wavunitse umusaruro basi kurya kuri izo mbuto ukumva uburyohe bw'ibyo wavunikiye? Urabona ko kuvyerekeye nyine kino gihe nko mu itorero ryacu, urabona igihe cyarageze nyine abasaza bose batwigizayo. Kera kose nubwo bajyaga muri pansiyo, ariko itorero ryarakomezaga rikabakurikirana. Itorero rikazaribagina rikavuga turiya musaza arashaje ariko afite abana, yakoreye Imana, nuko rikabagumisha. Ariko iki gihe gaco ntigihe nyine cyo kwirebaho, cyo kwihugiraho. Baravuze bati nuko nimwigira hariya, nuko nyine baragusezerera. Hasi gato batungwa n'ibyo twakoze, turahembwa muri pansiyo, ayacu twakoreye nyine turayabona kandi aratunyuze.
kandi turashima Imana kuko twashoje neza mu gihe cyacu. ese mushu tuvugishije ukuri tuvugishije ukuri mushumba uravuze ati nko mu itorero ryacu bafashe abasaza baratujugunya ubwabyo kubajugunya ubwabyo ari akantu kangishe mu bwonko bwanyu siko byari bikwiriye murabizi muzi uburenganzira bwanyu hari ukuntu bagafashe babasaza uko mbyumva uko mwabyifuzaga bakagunya bakita kuri babana banyu ariko utwo tundi twuje two muri mwisanduku bwiteganyirize tukaza tubasazisha neza ariko itoro mwakora ari cyo mubona impamvu ze ngo baratujugunye hari ikintu byangije ese uyu munsi iyo murebye iyo situwasiyo yababayeho mu karere ubuzima muriho musenga irihe sengesho icyo ni icya mbere icya kabiri ni iki musaba ababakabiye mu kitoze abakabitayeho murabasaba iki uyu munsi musenga irihe sengesho mubwira Imana musaba iki abakabitayeho Yesu mu gihe yabambwaga baramukubise rero duhere kuri Stefano baramukubise bamutera amabuye ariko mu isengesho yasengera bati Imana bari kuko batari cyo bakora natwe icyo twasenga no kubasabira umugisha tubwira ngo Imana ukomeze ubahe imbaraga ubabarire kuko batari cyo bakora umugisha uvuye ku mutima mushumba niko tubasabira umugisha uvuye ku ubabarire kuko batari cyo bakora nuko rero reka twiganire ikiganiro cyacu tubasabira umugisha ariko ntabwo nizeye ko uyu mugisha uva ku mutima kuko uyu mugisha hari umusaza twaganiye mushumba hari umusaza twaganiye umwe ntabwo nshaka kumutangaza kandi mukubwiye wakumva ko bibabaje yavuze ati Mana ibi bintu bankoze nzajye mu gitaka warahoreye amaso yanjye uwo nawe yarengereye ntabamenye imbabazi za Kristo Yesu yaravuze ngo baramaje batese umuntu nacumura ku wundi nzamubarire ngeze kangahe nzagire 7 Yesu aravuga ngo uzagere inshiro 7 inshiro 70 n'inshiro 490 umuntu amubwira ati imbabarira nagucumuye umubabarire nibucya kandi agucumure uti imbabarira uwo wabivuze ariko nawe abarengereye nko gushaka kuvuga ngo Imana imuhorere abasubiye mu isezerano rya kera kuko iyo umuntu yacaga undi gutwi ntabe bamuca gukundi gutwi none rero umuntu agucumisa urutoki Yesu yaravuze ngo uzahindure n'irindi tama ntarwe cy'imituruto musengire sengesho mubwira Imana ibyo ngibyo twabasumvisha ko icyo mubabwira cyo muvuga ati data ubabarire ntabwo bazi ibyo bakoze ubabarire Imana yo kubgayo n'Imana ubgayo mubwira iki Imana mukiri mwese ni muri ubwo rwego nyine tubwira Imana tuti Imana ukomeze kuturinda uturinde nubwo niyenda kwiringira abantu bitari byo ariko niwe twiringiye ahasigaye mu murimo ukomeze ubagiriye neza ubagurubaho imbaraga umurimo wawe utunganye kandi uzabaho umugisha reka tugushimire mushumba twinjire mu kiganiro cyacu ashuti bavanywe mudukurikiye muri kana mu kanya mukurikiye Umusaba TV turi kumwe n'uyu mubyeyi n'umusaza ari mu kigo cy'izabukuru ariko kandi yakoreye Imana muri iyo myaka yose isaga 60 ariko kandi namwe nimba warafashijwe n'ibyo akora mujye mubasuhuza kandi mujye mugira ubwenge reka tugusabe usenga Imana ubundi twinjire muri gahunda y'umunsi ni karibu Mana turagushimiye kuko ugira imbaraga turagushimiye kuko uri Imana isumba zose haleluya turagushimiye kuko uri Imana yumva turagushimiye kuko uri Imana y'inyamaboko muri kano kanya Mana turi imbere y'amaso yawe turasaba ngo tugirire neza turasaba ngo icyubahiro cyawe kibane natwe turasaba ngo ubwiza bwawe bubane natwe tugiye kuganira ijambo ryawe muri kano kanya ariko turasaba ngo icyubahiro cyawe gikomeze kibane natwe ubwiza bwawe butugote imbere n'inyuma dushoboze Imana gukora izo dushinzwe n'inshingano zacu ndagushimira kuko wayoboye abagaragu bawe bakaba baje bakaba bagezana ubaho umugisha kandi icyubahiro cyawe gikomeze kibane natwe kubwa Kristo Yesu umwami wacu amen okay dukomeje gushima Imana mu biganiro twarimo tuganira na bene data kuri TV tuganira ku byerekeye ikigisho cyo kugaruka kwa Yesu twavuze kuko ikigisho cyo kugaruka kwa Yesu ari inyigisho zigaruka kenshi muri Bibiliya kandi ari inyigisho z'ingirakamaro zifite uruhare runini muri Bibiliya kuko twasuzumye dusanga ziboneka mu inshuro 318 mu bice bitabo bisezerano rishya
bigera kuri 260. Kuri ubwo rero muri urwo rwego ni inyigisho zifite akamaro kanini ku itorero, nanone zigomba gufasha itorero muri rusange n'umuntu ku giti cye. Twavuze kuko muri izi nyigisho tuzaganiramo amatsinda 3. Itsinda rya mbere kwari ukuganira ku bimenyetso simusiga byo kugaruka kwa Yesu, ibyasohoye tukareba ibyasohoye n'ibitarasohora. Igice cya kabiri ni ukuganira kugaruka kwa Yesu Kristo, kujana itorero rye n'imyaka rizamarana nawe mu gihe cy'imyaka 7 riri kumwe nawe mu kirere. Cya gatatu twavuze ko tuzareba ibizaba bimaze muri icyo gihe, kureba uko bizaba bimeze ku isi muri icyo gihe cy'imyaka 7 n'iherezo ryabyo. Icya kane tuzaganira ingoma ya Kristo y'imyaka 1000, ndetse tuvuge n'iherezo rya Satani. Cya gatanu twavuze ko tuzaganira ku muzuko w'abapagani n'urubanza bazacirwa, ndetse n'uko abera bazinjira mu bugingo bw'iteka ryose. Ayo magambo ko ari 5 niyo twasezeranye kuko tuzaganira. Twaganiriye rero ijambo rya mbere ryitwa ibimenyetso simusiga byo kugaruka kwa Yesu, twerekanye ibimenyetso byasohoye n'ibitarasohora. Tego yacu twasoje tuvuga ngo twitegure kuko kugaruka kwa Yesu kutwegereye kuruta igihe twizereye. Muri make uyu munsi turatangira igice cyacu cya kabiri kivuga ngo kugaruka kwa Yesu aje gutwara itorero rye. Iryo torero ni ryazabaje gutwara. Dusomye ijambo kugaruka, ni ijambo rigaragara ko ryerekana ko ugaruka aba yarabanje kugenda. Kuri ubwo reka turebere hamwe twumve ijambo ry'Imana ritubwira ibyo kugaruka kwa Yesu. Kuko Yesu bwa mbere yaraje aja nk'umwana w'intama, arerwa nk'abandi bana, ageze imyaka 30 atangira kuvuga ubutumwa yavuze imyaka 3. Imyaka 3 irangiye Yesu arazamuka asubira kwa se, na n'ubu niho ari. Niyo mpamvu tuvuga kuko uwagiye niwe uzagaruka. Kuri ubwo turebye ijambo ry'Imana, kugaruka kwa Yesu nkuko tumaze kuyivuga twasanze rifite uruhare runini mu masezerano yose Imana yari yarasezeranye. Twasanze amasezerano yarasohoye. Twabonye isezerano ryo kuvuka kwa Yesu ryarasohoye, isezerano ryo gupfa kwa Yesu ryarasohoye, isezerano ryo kuzuka kwa Yesu ryarasohoye. Mbese isezerano dusigaje rikomeye duhanze amaso ni isezerano ryo kugaruka kwa Yesu, kandi iyo sezerano iyo ritaza kubaho abenshi barabivuyemo. Nk'urugero mvuze, mfite imyaka 62 ndi muri Kristo Yesu, ndi umukristo. Hari n'abandi bambanjirije nabwo bakirimo. Iyo hataza kubaho isezerano kuko Yesu azagaruka, abantu baba barabivuyemo. Ariko igituma dutitirije kandi dukomeje urugendo nuko tuzi ngo Yesu yadusigiye isezerano avuga ngo ndagiye ariko nzagaruka. Haleluya, amen. Iyo dusomye n'ubundi hariya muri Tito ibice 2 umurongo wa 13 tuhasanga ijambo Paulo yashoboye kubandikira yabwira ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha nizo kuboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Izo byiringiro rero nizo dukomeje tugomba kubisika nk'igisi ku mutima, nano tukategereza kuko Yesu yagiye ariko azagaruka. Tugiye kureba rero mu ijambo ry'Imana, tugiye kurebera hamwe turareba abahamya 3 bamije kuko Yesu azagaruka. Mu byerekeye urubanza, iyo abantu baza guca imanza nk'abacamanza tibaza bemera ubuhamya bw'umuntu umwe. Ubuhamya bwose bushingira ku bantu 2 cyangwa 3. Reka turebere hamwe, turebe ubuhamya bw'abantu 3 bamije ko Yesu azagaruka. Umuntu wa mbere ni Yesu ubwe, niwe wabyivugiye. Dusomye hariya muri Yohana ibice 14 n'umurongo wa mbere ukagera ku murongo wa 3, yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje munizere. Mu rugo rwa data harimo iki? Harimo amazu menshi. Ayo mazu yataza kubaho imba nababwiye, ariko nimba ngiye nzagaruka mbajane kugira ngo wundi namwe tuzabana. Iryo ni isezerano ryavuzwe nande? Ryavuzwe na Yesu ubwe, kiryavuzwe n'undi muntu. Nanone dusomye hariya mu Byahishuwe ibice 22 n'umurongo wa 12, Yesu aravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese bikwiye ibyo yakoze. Nanone dusomye
mu byahishuwe ibice 3 n'umurongo wa 11 haratubwira ngo Yesu araza vuba, komeza icyo ufite hatagira utwara ikamba ryawe. Ayo amije kuko agiye ariko azagaruka. Umuntu wa kabiri cyangwa se ubuhamya bwa kabiri ni ubuhamya bw'abamarayika. Turibuka Yesu umunsi yazamukaga, Bibiliya tubwira ngo yateranirije abigishwa ku musozi wa Elayono. Baraho ku musozi ngo arabaganiriza, arababwira ati mu minsi mike muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzabagwaho kumpamya, muzampamiriza hano i Yerusalemu n'i Yudaya no kugeza ku mpera z'isi. Bamubaza ikibazo batese, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu bwoko bwa Isirayeli? Yesu arabwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe data yagennye. Nyuma y'ibyo Yesu arimo aganira ibyo biganiro, Yesu ngo arazamurwa ajanwa mu ijuru. Bamureba ngo baramutumbira, abari baraho, abagore bari baraho n'abagabo batumbira Yesu azamutse, bararira bataragiye aradusize. Babonekerwa n'abamarayika babiri barabwira bati, bantu b'i Galilaya, timurire mutangazwa n'uriya Yesu bakuwemo, kuriya Yesu agiye niko azagaruka. Haleluya, 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 haleluya. Kuriya Yesu agiye niko azagaruka. Yesu azagaruka. Ubwo ni ubuhamya bwa kabiri. Ubuhamya bwa gatatu ni intumwa za Yesu. Dusomye hariya mu rwandiko rw'Abitesalonike ibice 4 n'umurongo wa 16 kugera ku wa 17. Kugera ku wa 17 Paulo arandika aravuga ngo umwami azomanuka avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Uwo munsi ngo abafiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazabakiriho basigaye tuzamuranwe nawe mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Paulo arabandikira ngo nuko rero tuzobana n'umwami iteka ryose. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwo ni ubuhamya bw'abantu batatu bahamije kuko Yesu azagira gute? Azagaruka. Ubwo buhamya rero ni ubuhamya bw'ukuri, ni ubuhamya bufite ireme tugomba kwishingikirizaho. Haleluya. Twongeye kandi twakwibaza ngo ni kuki Yesu azagaruka? Ni impamvu ki izatera Yesu kugaruka? Twitegereje dusanga aha turasanga ibintu bitatu. Icyambere, Yesu azabaje kugira gute? Gusoza amasezerano yavuze, nkuko tumaze kubivuga hariya muri Yohana 14 n'umurongo wa 13. Ijambo rya kabiri, azabaje gucungura imibiri yacu ibora, kuko dusomye mu ijambo ry'Imana hariya mu rwandiko rw'Abaroma ibice 8:23. Abaroma 8:23 haravuga aya magambo ngo 8:23 mu rwandiko rw'Abaroma haravuga aya magambo ngo ariko sibyo bisa, ahubwo natwe dufite umuganura w'umwuka, natwe tunihira hamwe mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Twaracunguwe ariko imibiri iracyari mu bubata, imibiri iracyapfa, imibiri iracyarwara, imibiri iracyababara, ariko dutegereje gucungurwa kw'imibiri yacu. Nanone mu rwandiko rw'Abifilipi ibice 3:21 Paulo arabandikira avuga ngo twebweho iwacu ni mu ijuru. Niyo dutegereje umukiza ko azagira gute? Ko azava. Niwe mwami wacu Yesu Kristo uzaza guhindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu akeshushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kubera kuko ifite imbaraga zimubasha kugira gute? Kwigandurira byose. Ijambo rya gatatu, Yesu azabaje kujana itorero rye. Iryo torero ni abamwizeye bari burasirazuba n'iburengerazuba n'iburyo n'ibumoso. Abo bose bateranirijwe hamwe bitwa umubiri wa Kristo. Uwo mubiri buri mukristo wese ni urugingo rwawo, Kristo awubereye umutwe. Abo rero umubari wabo ni wuzura, Kristo azagaruka aje kujana itorero rye kugira ngo arwishyire ridafite umugayo cyangwa se ridafite inenge. Haleluya. Paulo no yandika itorero ry'i Korinto arabwira ngo reka mbamenere ibanga. Hari bibaza i Korinto abantu bari ko bapfa bagenda, aravuga ati reka mbamenere ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ubwo impanda y'imperuka izavuga. Aravuga ngo impanda izavuga, abapfuye bazuke, abazima duhindurwe, twese tuzamuranwe nawe mucyo dusanganira umwami mu kirere. Haleluya, haleluya, haleluya. Nayo magambo ko ari atatu azatera Yesu kugaruka.
haleluya. Dusomye aho rero nyuma yo kuzamurwa kw'itorero twatekereza ngo niki kizakurikiraho nyuma yaho. Turebye mu ijambo ry'Imana dusanga muri urwo rugendo Yesu ntabwo azakandagiza ibirenge ku isi. Ubwo Yesu azagaruka ntazakandagiza ibirenge ku isi. Yesu azahagarara mu kirere, niwe azahamagara intore ze zabera bava hirya no hino bakamusanga. Ijambo rizakurikiraho rya kabiri, abera bazahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Itorero rimaze kuzamurwa rimusanze hariya mu kirere, ntabwo azakandagiza ibirenge ku isi. Itorero niryo rizazamuka rikamusanga hariya mu kirere. Riraho mu kirere rero Yesu azaba yategujeho ibirori. Icyambere Bibiliya avuga ngo Satani ubu ngubu niho ari mu kirere. Satani ubu niho ari hariya mu kirere, ni umwami w'ikirere. Kuva atawe mu isi, Bibiliya avuga ngo ni umwami w'isi kandi ni umwami w'ikirere. Kuko iyo dusomye hano muri mu byahishuwe ibice 12 n'umurongo wa 7, abaravuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacu tibanesha, kandi mu ijuru habo ntiyabakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, nico cyayobyaga abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacu bajugunanwa nacyo. Numva rirenga rivuga riti mu ijuru, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ububasha n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo Yesu. Kuko umurezi waregaga bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana. Nabo bamuneshesha amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakundira amagara yabo, ntibatinya no gupfa. Namwe abaririmo nimwishime. Nuko wowe wasiwe nawe wanyanjawe mugushije ishano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko agiye kumara gahe gato. Nashatse kuvuga kuko mu gihe Yesu azahagarara mu kirere, Satani azatabwa ku isi. Niyo bavuze ngo wajuru wishime nawe wasi ubonye ishano, kuko umurezi waregaga bene data kumanukiyemo kandi azi kuko afite agahe gato. Itorero rero naho niho zizosanga Yesu. Rimaze kuhasanga Yesu, cyambere kizakurikiraho hazabaho urubanza. Bazacirwa urubanza. Dusomye mu rwandiko rw'Abikorinto abambere 3 n'umurongo wa 10. Abikorinto bambere ba kabiri ibice 3 n'umurongo wa 10. Reka tuhasome. Abikorinto haravuga ngo twebwe twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese acirwe urubanza rw'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza se cyangwa se byaba bibi. Twebwe twese tuzogaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo buri wese acirwe urubanza rukwiriye iki izo yakoze akiri mu mubiri, cyangwa se ari byiza se cyangwa se bibi. Aho rero hazaba urubanza. Urwo rubanza ruzahaba ntiruzaba rugo kureba ngo naka yarihanaga, naka yarakiranukaga. Ruzaba rugo kureba imirimo abantu bakoze, kuko uzaba wazamutse wese azaba yumvisha impanda bitewe nuko yizeye Yesu. Urwo rubanza ruzoba rugusuzuma imirimo y'abakristo bakora muri kino gihe. Iyo mirimo izaba iteye ite? Dusomye mu rwandiko rw'Abikorinto ibice ni 3 n'umurongo wa 10. Abikorinto bambere 3 na 10. Haravuga ya magambo ngo 3 na 10. Kubwo umuntu bw'Imana nahawe bungana, nashize rufatiro undi muntu yubakaho, ariko umuntu yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse rwashizweho arwo Kristo Yesu. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza cyangwa mu bigiciro cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi ni uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu wubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nusha azabura inyungu, nyamara ugazakizwa ariko nkukuwe hehe? Nkukuwe mu muriro. Azaba ameze nk'umushumi
ukuwe mu muriro bitewe n'uko yizeye Yesu. Nyuma yo kwizera Yesu birangiriraho, nta kindi yakoze. Kuri ubwo rero muri urwo rubanza bazatsinda bazahabwa iki? Nibyo tugiye kureba. Abazoba bokose, abo Yohana yavuze ngo uhereye none hahirwa ufapfira mu mwami. Umwuka nawe aravuga ngo ye, ngo reka baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo igize gute? Ijanye n'abibakurikiye. Dusuzumye dusanga hari ibihembo ntashobora kubara, ni byinshi cyane bizahabwa abera, ariko ndavuga nk'amakamba 5. Hari amakamba 5 bazahabwa. Ikamba rya mbere ryitwa ikamba ritangirika. Dusanga ari mu rwandiko rw'Abikorinto ibice 9 umurongo wa 24 koza kuri 25. Abikorinto ba mbere, Paulo arabandikira ngo abasiganwa mu birori birinda muri byose, abisi bagenzereza bityo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko twebwe tugenzereza gutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Iryo kamba rizahabwa umuntu wanesheje kamere, umuntu wanesheje rari y'amaso, umuntu wanesheje kwibona ku by'ubugingo, umuntu wanesheje Adamu wa kera. Abo ngabo bazahabwa ikamba ryitwa ikamba ritangirika. Ikamba rya kabiri ryitwa ikamba ry'insinzi cyangwa se ikamba ryo kwirata. Turisanga mu rwandiko rw'Abitesalonike ba mbere ibice 2 n'umurongo wa 19. Iryo kamba rizahabwa abantu bazanya abandi kuri Yesu, abantu bazanya abandi kuri Yesu. Paulo arabandikira, yandika iryo torero kugira ngo ibyishimo byacu niki cyangwa se ikamba ryacu ryo kwirata si mwebwe se mwa abantu b'Itesalonike mwe, kuko ari mwe twabyaje ubutumwa bwiza. Ababyaye abandi babyaje ubutumwa bwiza bazahabwa ikamba ryitwa ikamba ryo kwirata. Hari wakwibaza ati ubwo butumwa se nzabuvuga ntari pastori cyangwa ntari mwarimu cyangwa ntari n'umudiyakoni? Reka mbabwire ko hari inzira enye umukristo agomba gucamo kugira ngo azana abandi kuri Yesu. Inzira ya mbere ni uguhaguruka ugasiga ibyawe ukagenda wamamaza Yesu kuko ba Paulo na ba Petero babikoze. Inzira ya kabiri ni ugutanga ubutunzi bwawe. Paulo yandikiye itorero ry'Itesalonike aravuga ngo ubwo nari Makedoniya mwaransuye, nubwo nari muri Akaya ntimwaretse. Aravuga ngo igitumye mvuga ibyo ngo ni ukugira ngo impano zanyu ziyongere kuri mwe. Iyo ni inzira ya kabiri yo gutanga ibyo ufite kugira ngo wamamaze Yesu. Inzira ya gatatu ni inzira y'ingeso zacu. Ubutumwa bwaravuzwe hirya no hino, ku maradiyo turabwumva, ku mateleviziyo turabwumva, mu masengero turabyumva, ariko ubutumwa busigaye ni ubutumwa bwo kwigisha umuntu, umwigishisha ingeso zawe nziza. Niyo Yesu yavuze ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga z'umusozi tuzubasha kwihisha. Aravuga ngo ntabakongeza itabaza ngo ritwikirize indonga, ahubwo azarishyira ku gitereko cyaryo kugira ngo rirushirize kumurika. Yesu aravuga ngo abariko ingeso zanyu nziza zimurikira abari hanze, babone ingeso zanyu bitume bahimbaza Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inzira ya kane yo kuzana abandi kuri Yesu ni inzira y'amasengesho. Ugapfuka mu gashinga ivi kereka Imana uti Imana, tugoswe n'abanywi b'inzoga, tugoswe n'abanywi isabi, tugoswe n'abasambanyi, tugoswe n'abajura, genda ubazane. Niyo Yesu yavuze ngo uzaho undi nta uzaho ndatazanywe na data, kandi uwo data azanzanira nanjye sinzamushyira urubanza. Tuza twicara abapasitori ku cyumweru ukabona kubera amasengesho abantu basenze, ukabona abantu baraje baruzuye, wahaguruka wavuga ijambo ry'Imana ukabona hapfukamye 20, hapfukamye 10. Tibitewe n'ijambo wumvishe uga munsi, bitewe n'umuhamagaro wabakuye mu nzu zabo ukabazana mu rusengero. N'amasengesho yabera akura abantu mu mago yabo akabazana mu rusengero bakakira Yesu. Haleluya, haleluya. Ikamba rya gatatu ryitwa ikamba ryo gukiranuka. Iryo kamba rizahabwa abantu bifuza kuboneka kwa Yesu. Turisanga mu rwandiko rwa Timotheo wa 2 ibice 6 n'umurongo ibice 2 n'umurongo wa 5 kugera kwa 7. Paulo arandika aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze urugendo rwanje, narinze kwizera kwanje, ibisigaye mbika ibikamba ryo gukiranuka iry'umwami umucamanza azampa kuri urya munsi. Ariko aravuga ati sinjye nyine, ni hamwe n'abandi bose bategereje kuboneka kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Abategereje kuboneka kwa Yesu bazahabwa ikamba ryitwa ikamba ryo gukiranuka. Ikamba rya kane ni ikamba ry'ubugingo. Iryo kamba ry'ubugingo turisanga muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12. Arandika aravuga ngo wahirwa wihanganira ibimugerageza,
kuko namara gutsinda, namara kwemererwa, azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'umwami Imana yasezeranije bande? Abamukunda. Iryo kamba rirahari. Abihanganiye inzara, abihanganiye ubugumba, abihanganiye gutukwa, abihanganiye gukubitwa, abatocwe mu buryo bwose ariko bakihangana, abo babika ikamba ryitwa ikamba ry'ubugingo. Ikamba rya gatanu ni ikamba ry'ubwiza, rizahabwa abungeri baragiye intama neza. Niyo harya navuze mbere, baragiye umukumbi neza. Turisanga hariya muri Petero wa mbere ibice 5. Twumva uko Petero yabandikiye ibice 5 n'umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Arandika aravuga ngo, aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imiyoboro ya Yesu Kristo, kandi mufatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze kuko Imana ishaka, kuko Imana ishaka, atari byo kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubwo umutima ugize gute? Ukunze. Kandi abo mugabanijwe, ahubwo mube icyitegererezo cy'umukumbi, kandi umutahiza naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Mbese muwuragire, mutawutwaza igitugu, mutawusunika, mutawukubita, muwurwaza, urwaye mumureba, uwagize ikibazo mumusura, umushumba mukuru naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubwiza. Ayo ni amakamba 5 bazahabwa kuri wa munsi, bari aho ngaho mu kirere bari kumwe na Yesu. Ibindi bizasuzumwa muri urwo rubanza, bazareba imirimo wakoranye iki? Urukundo. Niwo murimo uzobugereranywe n'izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro. Umurimo wakoranye iki? Urukundo. Ijambo rya kabiri bazareba imirimo idashorewe n'ubwibone no gushaka inyungu no gushaka indamu. Abo ni barya bubatse ku biti n'ibyatsi n'ibikenyeri. Icya gatatu, uko wakoze umurimo wahawe. Nimba warawukoze neza, nimba uri umuririmbyi, nimba uri umupastori, nimba uri umudiyakoni, nimba warakoze umurimo wawe neza uko wawuhaye. Ikindi bazareba uko wayoboye itorero, nimba uri umuyobozi. Ikindi bazareba uko warekoresheje impano zawe, bazareba uko wacumbikiye abashyitsi, bazareba uko wasuye abarwayi. Iyo mirimo yose nizarebwa, niyo bazaherwa ingororano. Haleluya, haleluya. Iyo mirimo irangiye rero izatwara igihe cy'imyaka 3 n'amezi 6 barangaho muri sare Yesu ari makimanza. Imanza zirangiye, bazatera intambwe baje mu nzu y'ibirori Kristo yateguje, azabinjizamo ari nk'umukwe nabo arabageni. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Imana yifuza kwiyunga n'umwana w'umuntu igihe cyose. Turebye mu isezerano rya kera, Uwiteka niwe wari nk'umwungeri w'ubwoko bw'Abisirayeli. Bigaragara ngo yari umutware wabo, niko ijambo ry'Imana ryerekanaga. N'abantu bayo nabo bakaba abantu bayo, bakitwa nk'umugeni. Kuri ubwo rero mu isezerano rishya, uwo munsi Kristo azinjirana n'umugeni mu nzu y'ibirori, nanone bayigiremo imyaka 3 n'amezi 6 bari muri iyo nzu. Haleluya. Ko Imana yasezeranije, ariko Imana yasezeranije kuko ubwoko bw'Abisirayeli nubwo bwatatanye, yavuze koko kandi izongera kubagarura. Yesu Kristo ni uzaba ari umukwe, natwe turi abageni. Dusomye hariya muri Yohana ibice 3 n'umurongo wa 29, hari ijambo rivuga ngo aho umukwari. Reka tuwasome 3:29, Yohana ubutumwa 2:9, 3:29, ibice 3:29. Haravuga aya magambo ngo, bankona Kristo, haravuga aya magambo ngo uwo mugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo abonye iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None umunezero wanje urasohoye. Yesu yari kubwira abantu baye bamusanga, abwira abigishwa be n'abandi ngo aho umukwe ari
aho umugeni ari niho n'umugeni, aho umukwe ari niho n'umugeni ajya. Bishaka kuvuga ngo uwo munsi Yesu azakira abera muri iyo sare, ari nk'umukwe, ari nk'umukwe, itorero ari umugeni, itorero ari umugeni. N'ubundi urugero rundi Yesu yatanga nuko bigaragara kuko yavuze ngo dusomye mu rwandiko rw'Abaefeso ibice 5 umurongo wa 23 yaravuze ngo bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira akaryeza kugira ngo rizabane nawe. Reka twasome mu rwandiko rw'Abaefeso ibice 5:22. Bagabo mukunda abagore banyu kuko mugandukira abagore banyu, bagore mugandukire abagabo banyu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we na Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ariko nkuko itorero rigandukira Kristo ariko abagore bagandukira abagabo babo. Bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo wakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo, aryishyire ridafite umunkanyari cyangwa umugayo. Yesu arashaka kuzishira itorero rye ridafite umunkanyari cyangwa umugayo. Haleluya, haleluya. Twakwibaza irindi jambo tukibaza ngo kwitegura ubukwe. Umugeni agomba kugira gute? Kwitegura ubukwe kandi akirimbisha. Dusomye hariya mu Byahishuwe ibice 12 n'umurongo wa 7, 12 umurongo wa 7, turahareba uko umugeni agomba kwitegura. 12 umurongo wa 7, reka tuharebe some turebe. 12 umurongo wa 7 cyangwa se ni 7 umurongo wa 12. 7 umurongo wa 12 haravuga ya magambo ngo amahirwe n'icubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga. Aha birashaka kwerekana kuko abera bagomba umugeni agomba kwitegura adafite umugayo cyangwa se inenge cyangwa se umunkanyari. Kandi nanone hari ibyo agomba kwambara no kureberwaho. Agomba kwambara imirimo yo gukiranuka ariyo ngeso nziza. Dusomye hariya mu rwandiko rw'Ibyahishuwe haravuga ngo ni munezerwe mwishime kuko ubukwe bw'umwana w'intama bwize gute? Busohoye. Kandi umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwambaro mwiza urabwirana utanduye witwa imirimo yo gukiranuka kw'abera. Kuri ubwo muri kino gihe rero cyo tugomba gukora ni ukwitegura. Yesu ari hafi kugaruka kujana itorero. Ibimenyetso twarabibonye, cyo dutegereje nuko nuno munsi cyangwa ejo ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. Jambo ry'Imana riravuga ngo duhore tugize gute? Duhore turi maso kuko tutazi umunsi Yesu azazaho. Na n'ubu Yesu ari hafi, birashoboka kuko ahagaze ku rugi yakomanga. Imana tugiriye neza, Imana iduha umugisha. Twumvishe byinshi kubyerekeye kugaruka kwa Yesu, biradusaba kwitegura kuko ntawuzi umunsi cyangwa igihe. Kadusenga Imana. Mana turagushimiye kuko uri mwiza, turagushimiye kuko uri umunyamaboko, turagushimiye data kuko dukunda, turagushimiye kuko uri Imana izitwitaho, turagushimiye kuko uri Imana ihora iduhanze amaso. Tuganiriye kubyerekeye kugaruka kwawe, uze kujana abera. Torero ryawe ryihanganishe, torero ryawe rigirire neza, torero ryawe ritunganye, torero ryawe rigenderere iburasirazuba n'iburengerazuba n'iburyo n'ibumoso. Uri Imana ikwiye kubagirira neza kugeza uriya munsi kwazasanga twiteguye kugira ngo tutazatungurwa. Ndagushimiye data kuko ubyemeye no kubikora ubikoze ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana iguha umugisha ku ijambo ry'Imana ryiza utubwiye ryerekana kugaruka kwa Yesu kugira ngo abantu bakore kandi bazi ko Yesu azagaruka. Turakunyuza kugira ngo utangane nimero za telefone kugira ngo agize uguhamagara abe yakubona. Nimero yanyu ni iyihe? Okay, telefone zanje ni 078 325 384 reka nsubiremo 078 325 384 izo nizo nomero zanje. Uwagira icyifuzo cyo kunganiriza cyo kugira icambaza mbaye ikaze kandi Imana ibagiriye neza. Murakoze. Murakoze cyane.